kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi ishyirwe mu bikorwa ku kigero hatsembwa miliyoni imwe mu minsi 100 yateguwe igihe kitari gito gisanga 1957 ariko nanone intera yo kwitegura ku kigero cya nyuma gishoboka byatangiye mu 1990 ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwari rutangijwe n'ingabo za RPA Inkotanyi. Rero muri ibyo biganiro bitanu bikurikirana tugiye kuvuga ku bikorwa na bimwe byaranze itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 kuva mu mwaka w'1991 kugera mu mwaka w'1994 ubwo yashyirwaga mu bikorwa. Kaduhere ku icwa ry'abatutsi baba baturiye ku kigo cya gisirikare cya Bigogwe. Nanone reka tugaruke ku nzego z'u Rwanda zahaye urubyiruko rw'abahutu intwaro n'imyitozo ya gisirikare. Kaduhere ku itariki 18 Werurwe umwaka w'1991 umuyobozi w'ihuriro ry'iperereza muri Prefecture Ruhengeri Munyangoga Eugene yanditse raporo ikuyemo igitekerezo cyo guha abahutu intwaro wo muri iyo Prefecture ayohereza umuyobozi mukuru w'i Kigali. Muri iyo raporo Munyangoga Eugene avuga ko urubyiruko rufite hagati y'imyaka 18 na 25 rufite imbaraga n'ibigango rwakagombye guhabwa imyitozo ya gisirikare mu nyuma bamaze kumenyera bagahabwa n'intwaro hifashishijwe abategetsi bo mu nzego z'ibanze ari bo ba burugumesitiri, konsiye na responsable ba serire. Raporo ikomeza ivuga ko nyuma y'imyitozo ya gisirikare urwo rubyiruko rugomba kugaruka mu rugo ku ivuko rugahabwa intwaro ariko rugakomeza kwambara imyenda isanzwe. Munyangoga yatangaga avuga ko iki gikorwa gihera ku makomine yegereye umupaka w'u Rwanda na Uganda. Ibiganiro byacu nakagaruka jye nari Dr Kanyarwanda nk'uko bisanzwe. Mugire umunsi mwiza, mbibutsa gukomeza gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo mukomeze gukurikirana ibikorwa byacu. Reka mbasigiye video mwe mureba ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abatutsi. Ibiganiro byacu byo nakagaruka jye nari Dr Kanyarwanda nk'uko bisanzwe. Ciao. Mbibutsa gukomeza gukora subscribe, share and comment no kuri kw'Imana.